Muraho neza, amazina ni Turatimana Idi, YouTube channel ni Rwanda Real Estate musanzwe mubimenyereye. Uyu munsi turi ahantu bita Kibagabaga, tugiye kwereka inzu nziza cyane iri ku giciro cya miliyoni 440 y'amafaranga y'u Rwanda. Nuvuga ngo ni ibice bibiri. Igice kimwe kigurwa miliyoni 220 n'ikindi gice kikagurishwa miliyoni 220. Ubwo zose uziguriye hamwe wazigura ku giciro cya miliyoni 440 y'amafaranga y'u Rwanda. Cyangwa se washaka ukagura agace kamwe biterwa n'ubushobozi ufite. Reka rero n'abatindiye tubatembereze tubereke igice kimwe kuko nubundi ikindi gice birasa. Reka mbatembereze ntaberetse n'abatindiye mbereke uburyo iyi nzu imeze. Tukiri hano rero nababwiye ko tugiye kubereka inzu yose gake gake kugira ngo mubashe gusobanukirwa. Nababwiye ko ari ibice bibiri. Ushobora kugura igice kimwe kuri miliyoni 220 ndetse harimo n'ibiganiro. Ikindi gice kuri 220 ni ibisanzwe, ariko ushatse ukazigura rimwe. Ndebera iyi parikingi, ni ukuvuga ngo buri nzu igiye ifite parikingi y'imodoka ebyiri. Murabona ko ari imodoka ebyiri zijyamo neza nta kibazo. Umuryango wo mwabonye ko ari sliding, ni wa muryango rwose uslidinga nk'uko muri kugenda mubibona. Reka rero nzamuke gake gake tugende tubasobanurira buri kantu kose kugira ngo mubashe kureba ubwiza bw'inzu. Ni inzu nziza cyane ifite ibyumba 4 ndetse na toilette enye ku giciro cya miliyoni 220 kuri buri gace. Yego, nkuko twababwiye rero murabona ko ari rwa rugi rwiza cyane, murabona ko ari urugi rwiza, muri kubibona urugi ruri sliding, rwa rugi rwinjira mu nzu gake gake kugira ngo ibintu bijyemo neza cyane. Urabona ko ifite salon nini cyane yakwakira intebe nyinshi, ikagira ndetse na salamanje ku ruhande rundi. Ni inzu nziza cyane tugiye kubereka ubwiza bwayo, murabasha gusobanukirwa neza cyane. Twabwiye ko ari ibyumba 4 ndetse na toilette enye. Ni ukuvuga ngo iyo mvuze ngo ni toilette enye, buri icyumba kiba gifite toilette yacyo. Ni ibyumba 4 toilette. Ndebera TV stand nziza cyane. Bagende babanzugira babereke uburyo iyi nzu imeze. Ni nziza cyane kuko nagiye bibabwira. Ndebera uyu mwanya uterekamo uturabyo cyangwa se ikindi kintu ubasha gushyiramo bitewe n'icyo ushaka gukora. Ndebera salon nini cyane nziza ifite amaprise menshi cyane, nta hantu na hamwe utacomeka ubishatse. Genda banyerekera, urana ko hariya hari indi prise. Twavuye muri salon tugiye muri salamanje. Salamanje rero urana ko ari salamanje nini yisanzuye. Kameramani nagenda banyerekera uburyo iyi nzu imeze. Inzu nziza cyane kuri miliyoni 220 muri Kibagabaga. Ni ibintu rwose nanjye ntari nsanzwe nzi ko ibi bintu byashoboka. Plafond twabwiye ko ari gypsum mu byumba byose ndetse na salamanje no muri salon amatara meza muragira mubireba. Twavuye hangaha rero tugiye mu gikoni. Tukiva muri salamanje tujya mu gikoni kinini kandi cyiza cyane. Murabona umwanya wa frigo, murabona umwanya wa gas cooker. Ni utubati twiza kandi twinshi kuko muri kugenda mubireba. Murabona ko ari inzu nziza cyane, bicaye baradesigninga neza cyane. Murabona ko umwanya ujya hanze, naho turaza kwibereka hanze ugana ku nzu z'abakozi. Turazamutse rero tukiva hano mu gikoni, noneho tugiye guhera mu cyumba cya mbere, icyumba cyo hasi. Nuvuga ngo hasi hari icyumba kimwe, hejuru hari ibyumba 3. Nuvuga ngo igata igira ibyumba 4. Reba iki cyumba cya mbere cyo hasi nacyo gifite utubati twacyo. Kameramani nagenda banyerekera barebe uburyo iyi nzu imeze. Inzu nziza, urabona utubati twiza cyane bagiye bashyiraho, bagende babanyerekera. Ikagira iri dirishya ryiza cyane, urabona ko ifite ndetse n'amatara meza cyane na za prise nziza mu kugenda mubireba. Urabona ko ifite urugi, urabona ko iri dirishya risohokera hanze, urabona ko ari idirishya ribasha kuguha urumuri rwiza cyane. Inzugi zo muvura mu kugenda mubireba. Nyuma tukiva muri iki cyumba bitatuza noneho muri dushe yayo. Reka nze nyibereke murebe ukuntu imeze. Ni dushe nziza cyane, muri kugenda mubireba uburyo bimeze. Tukiva hariya muri ya dushe bitatuza tugiye kuzamuka handi ku ma escalier hejuru kugira ngo tubereke bya byumba bindi bitatu bisigaye.
uhita ukareba umwanya uri hano, hari akantu bahashyize rwose ushobora gusitokamo ibintu byawe nta kibazo ufite. Hanyuma twazamutse esikariye tugenda kugira ngo tugende tubereke bya byumba bitatu bisigaye. Urabona ko uzamuka neza, urabona ko ufite ibirahure byiza, ahantu bagiye bakora ushobora kugezamuka ufashe nta kibazo ufite. Amatara yo ni nta makemwa, bashyiraho amatara meza cyane ashamaje. Twinjira muri bya byumba bindi bisigaye bitatu. Urabona ko duhera kuri iki cyumba kugira ngo mugende mubasha kureba neza. Buri cyumba nababwiye ko gifite toilette yacyo. Urabona ko bashyizemo utubati twiza cyane, amatara meza, ndetse n'umuryango usohokera hanze kuri aka kabaliko ugana kuri za nzu z'abakozi. Baze babanyerekere uburyo bimeze. Ni ukuvuga ngo inzu y'umukozi iri aha ngaha, ndetse igikoni kiri hasi muri kubibona, ndetse na toilette hariya hasi rwose, hariya inyuma y'igikoni muhita mugenda mubireba neza, ndetse n'ikigega hejuru nk'uko turi kugenda mubireba. Twavuye aha ngaha rero, turaje twinjiye muri ya toilette, abanyerekeye toilette uko imeze, ndetse muragenda musobanukirwa neza cyane. Iki ni icyumba cyo hejuru gifite nacyo toilette yacyo. Yego, tukiva muri ya toilette twinjira mu kindi cyumba kindi cya gatatu, mukibona ko ari icyumba kinini cyane, nacyo gifite toilette yacyo. Plafond ni gypsum, banyerekera ni plafond ya gypsum nziza cyane, ntabwo ari za plafond za kera. Gifite na garde-robe yacyo, buri cyumba gifite garde-robe ndetse na toilette yacyo. Banyerekere nacyo ko gifite toilette, kameramani n'abanyerekere ko gifite nacyo toilette yacyo. Twagiye rero noneho nuvuga tukiva muri iki cyumba tuza tubona akabaliko kacyo. Nako ni icyumba gifite akabaliko kacyo, ushobora kwihagararira hano uri kumwe n'abaturanyi muri kuganira nta kibazo rwose. Iyi ni inzu nayo murabona ko ari ya nzu nziza cyane, iri kugurishwa ku giciro cya $380,000. Wow, tuvuye muri bya byumba bibiri byo hejuru, rero tugiye muri master bedroom. Master bedroom ihera aha ngaha. Kameramani igenda banyerekera uburyo twinjira muri master bedroom. Master bedroom iraza igahera aha ngaha. Reka duhere muri toilette yayo, mubanze murebe uburyo master bedroom i-designers. Ni toilette nziza mubibona, ariko ari ya toilette rwose nziza cyane, ikagira na lavabo nziza cyane. Ni inzu nziza baricaye baradesigninga kuri $220,000. Hanyuma ukabona ko ifite amakaro meza cyane, ifite amakaro meza yandi rwose winjira muri toilette nziza cyane. Hanyuma ikagira n'iyi dushe yayo, urabona ko ari ya dushe nini rwose yisanzuye, ushobora koga nta kibazo ufite. Ikagira n'utudushawa twiza, ahantu ubasha gutereka agasabune, rwose ni ibintu byiza cyane. N'aha ngaha rwose ni inzu iri class well designed. Hanyuma tukiva aha ngaha noneho tugiye muri cya cyumba kikuru noneho cya master bedroom. Wow, ni icyumba kinini cyane gifite amatara meza, mwakabyaramwe. Iyi nzu ni nziza, ndayibatuye kuri $220,000. Ese urumva koko wawuhenzwe muri Kibagabaga? Muze kunyandikira muri comment mumbwire muti iyi nzu koko irayakwiye. Iyi nzu ni nziza cyane, ikagira utubati twiza. Urabona ko ifite utubati twiza cyane. Banyerekere uburyo iyi nzu i-designs. Amatara yo nta makemwa, plafond gypsum, umuryango muvura. Ni inzu nziza, ikagira dusoza ikagira noneho na baliko yayo. Urabona ko ifite baliko yayo. Reka nze dufungure turebe uburyo bimeze. Ni inzu nziza cyane rwose, urabona ko umuryango urafunze ariko nta kibazo, ifite baliko yayo. Ni inzu. Yego, twababwiye ko turi buze kubereka hanze. Iki ni cya gikoni cyo hanze mukigera mukireba, gifite amabuye cyangwa se gifite amashyiga yo hanze, ndetse na ya nzu y'umukozi turi kugenda mwireba ko umukozi nawe agomba kurara muri etage. Ni inzu nziza rwose, ino nzu iri well design. Hanyuma hariya hirya kameramani n'abanyerekere naho hafite icyumba, bafite toilette y'umukozi nawe ashobora kuyikoresha. Ni inzu nziza pe, iri designed well designed. Mudukurikire rero kuri Rwanda Real Estate kugira ngo mujye mubasha kureba update zigezweho. Murakoze, murakarama.